kandi urabona ikigali byose bibera mu nzu byose bikorera mu nzu icyumweru kimwe cyangwa amezi aya dore baraguhamagaye boyfriend ngo boyfriend Patrick yes oya ni wa ujya muri boyfriend wawe oya ni wa ujya muri Janet Comedy yitwa boyfriend ntabwo niko yise kuri nuza kuri niwe muntu wa mbere wantungaga telefone cyangwa kamera nubwo byabaga bisomokara dukora tuntu tunyara ku nzira ngo umukora iki nanyaraga ku nzira nagiye kwituma mu mujyi muri rompe baramfata bitari burage turimo turega content abandera za jido nzi gukora biogaze biri kundi rwego icyo bita digester ku digester no kuvanga ikazava ku kibiri kazagera mu gikoni kuvuga ngo amati yazabikora byose nzi kubikorwa nzi umuntu kuvuga ngo wonze umwanda wagira wasohora ngahore uruvuga ngo wasohora garama 500 ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda amazina ni Baby Nessa mba ndi hamwe uyu mugabo mana yanjye bimeze bite shayo bimeze neza ndashima Imana kabisa urahura shima Imana gusa ntusojya muri iki kindi nyine nta bantu ushima abantu bakeya abantu nshima bakeya ntago babura ko harimo banzamuye harimo nabamfasha harimo nabamfashije nose ko bakuzamuye uko ushaka kumanura abandi oya ninde namanura sobwo neze namuntu naramuzamuye ngewe ibintu maze iminsi ndi kubona ku rugo rwaya kuvuga buri munsi kandi nta kiganiro ukora utavuze kuri yaka ngo yagiye mu ndangamirwa ngo yagiye kandi bizinza ko afite umugore oya wenda ibyo ngibyo byo si buri munsi wenda ari naho nakoze ikosa mvuga ibitari bigize bitari bikwiye aribyo nagagombye kubona arakosoye ariko no kuvuga ngo ngiye kuvuga 26 mvuga 16 waribeshye se gusa naribeshye wari wabyagiye kukitabwiye umunyamakuru ngo abikuremo yes no kuvuga ngo mva nkusobanurire ngewe uburyo bino bintu bikoramo cyangwa uburyo mbiyemeramo no kuvuga ngo rimwe na rimwe iyo umpamagaye uri bunyishyure sibyo kandi niba uri bunyishyure ntago ndi bugutegeka ibyo ukora cyangwa ibyo ushyiramo no kuvuga ngo rero kugira ngo nawe byibura nibona rya jambo ryo ribuze kukwinjiriza cyangwa rya abantu bari buze gukururukaho cyane rituma urishyiramo kugira ngo byibura wagaruze ibyo watanze kandi mwese ntago muri kimwe niyo mpamvu utavuze ngo babikure nose kankwereka tujye gukora ikiganiro ndahita nsuhuza nyite ngenda igice zagishyiraho ntago mbizi ubwo njye kuvuga ngo ukuremo ibi ngibi ariko wari ubizi ko wabivuze oya no kuvuga ngo ngewe twageze dushoje rero ati kara kantu ka sezo zo kugakuramo ubwo niyabikora kandi kuba atarabikoze nta kosa afite wabyumvishe ni ukuvuga ngo niba yarabikoze ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe n'abantu badukurikirana ku YouTube cyangwa iki niki bajya yumva yuko ibintu tuba tuvuga rimwe na rimwe atari ukuri sibyo cyangwa ibyo babona nuko tuba tugira ngo rimwe na rimwe tubashimishe tunagire gute niyo mpamvu habaho prank sibyo ni ukuvuga ngo biriya bintu umuntu abaye bivuze atabikwiye ku mutima nawe bimufasha kandi yakora bize ko ari umuntu wanjye nanjye nicyo cyantumwe nta nicyo napfa nawe wabyumvisha ni ukuvuga ngo reba byaba none se kankwereka rimwe na rimwe wenda ari nka wenda turagiye gukora nk'ikiganiro ahantu akatavati nkuriya mudanyanya bondo wawupfumura kuko niba bigiye muri ntuza muri mu kiganiro itavuga ngo yarakazi yararimo kandi nta n'ibintu bidasanzwe byari birimo babyumvisha ariko rimwe na rimwe none n'umuntu wandika commentaire ashaka kwenyegeza umuriro cyangwa yumva ko ibintu tuba turimo ari ukuri rimwe na rimwe bajya bumva ko ibintu tuba turimo biba ari akazi kandi rimwe na rimwe hazamo no kubeshya ariko ubwo se niba hajemo kurengera kandi nyine ubwo narengereye bambabarira kandi ni umushuti wawe ni inshuti yanjye ntushaka ko urugo rwe rukomera se kugira ngo none se urabona yakaho itungiye urugo yarahindutse mu myumvire no mu myitwarire byibura urabona yaka hari ibintu byinshi uvuga ngo yaranakuze mu mutwe babyumvisha ariko ni ukuvuga ngo nyine biba byabaye ambabarire musabye imbabazi mbikuye mu mutima no mu mutwe n'abantu ntibakubabarire oya no kuvuga ngo buriya abantu ko bateye ura niyo mpamvu haba amakipe menshi akaba ari ufana iya nyuma akaba n'ufana n'iya mbere ni ukuvuga ngo ntabwo rero abantu badukunda kimwe ntabwo abantu batwemera kimwe ahubwo igihe cyo nsabwa ni ugukora cyane kugira ngo abantu bazaze urabona ngo iyo uri mubi
gutya ni mubi kuri face to face ugerageza gukora kugira ngo n'umukobwa nakubura kwita imboga nawe urabizi ko uri mubi nanjye ndabizi ko ndi mubi ariko ntabwo sipaka ngo ubinyibutse kandi mbizi ndabona noneho imyambarire watuzaniye mana yanjye sidashire se nsigara nasuka nimwe na rimwe byaje bite si ni ukuvuga ngo wari uzi ko nijya muntu undi ufite telefone ijya mu mazi wari ubizi oya ntabyo narinzi nyishyiremo twereke ngiye kubibereka bitwereke nipfa ariko mara abuze we nijye musitari ariko nose kuri kugenda ukura muri gukuramo ibintu twereke ibi rero ni ukuvuga ngo noneho wabona baragushutse mu mujyi aho wayiguriye ukaba ugiye kuyica hano nta mafaranga dufite yo kukwishyura wayibonye iyi telefone nayibonye ni ukuvuga ngo ugiye kwishyura amazi dukore ikiganza iri mu mazi tukadushoje nta kibazo nyama wongera telefone nipfa nugira ikintu maze ni ukuvuga ngo twebwe imana yaratugiriye ubuntu twaragize gute dore ese mikoro wayishyize he mikoro nayishyize hano ku ruhande kuko narimo ndarambikamo iyi telefone nari ndimo ndarambikamo telefone iyi telefone iri muri telefone zigize gute zihenze wanayironga wanagira gute urabyumva neza ni ukuvuga ngo iyi telefone nyijyana no muri pisine ubibona ako iyi telefone nipfa manange ntibayimbaze none kugira ngo yihamagare yihamagare yitabira mu mazi no muri pisine nyijyanamo wofashe noza biri serious imbere y'Imana mu mazi nyijyanamo muri pisine nyijyanamo nkoga nk'abandi bakobwa telefone ndayikuguriye nyamabo si wumva none uratangiye ni ndayikuguriye kuko we nayo wakwigurira si wumva uratangiye nabakunze ubu nina na trending ni kuri awa nsevinzeho none se iyo amazina yawe iribagiza none nani kombiki babura iraye kiri mu mazi nta no kwandikaho baby nessa oya baby nessa ariko nayo mu muhanda buryo rero dupfa ngo nkubwije ukuri witwa iribagiza ubonye nyitero no mu muhanda n'imare urebe nanayitabiramo nanagira gute nanakamireramo imbere iyi telefone ni na trending wayiguhaye sina nayiguhaye uratangiye niwe niba atari we nawe rero mubwira yiguye inde murajya kanone nkore kugira ngo wemere niyo nayifata gutya gatoro kuri etage ikubita hasi nta kintu yaba niyo wafatira modoka ya boss akayigonga iragumye gakora murajya sha ndemeye noneho ubu ngubu ariko niwe muntu witeje imbere kabisa arya ibi bintu bimaze amezi angahe 6 uzi ko nubimaramo umwaka uzaba ufite akageretse noneho hoya no kuvuga ngo uyu mwaka ubundi rimwe na rimwe hano habamo abantu beza urabona nyiri Wisdom yabanje kungira inama yo gushinga cana bakaba barambwa ati shaka provisoire ariko ngiye kabiri ntsindwa urabyumva ariko byibona n'umuntu wangiriye iyo nama arambwa ati we hiringa gaperime tubindi bintu rye bizarangira tukajya nanantwara cyangwa guha ukagitwara imodoka y'ubwatsi ni uvuga ngo byiri buri umuntu umuntu agiye kwahira ubwatsi bwiye agira inka se buriya shara umukonyi n'utorora se kuri anazagira no kuri kwima niba atazigira ndamoka burano kuvanga abantu bepfiriye nishaka bari imwe ariko ntago yabura imwe reka we nazagira urimo urabyumva se no muri bino bintu hakabamo n'abandi bantu uba wumva yuko nyine guha amafaranga akumva arimo kumubwira nimugora ngo wampaye 2 wabyumvishe akaba atakugira n'inama ariko no kuvuga ngo ngiye ikintu nshimira Wisdom by'urangira inama 3 inama ya mbere ariko n'ubura nshaka n'umugore bwa mbere kwa twabivuganyaho urabanye biki nose we katarashaka kugira inama yo gushaka oya no kuvuga ngo banza wumvise we azakura igekwe kandi twebwe ni domburi urumva rero biraba arimo difference no kubwo ni no kuvuga ngo mfite n'imodoka izava mu Budage ariko urabuze amafaranga yo kwidaduwana inama ya mbere akugire ni y'ubukwe oya inama ya mbere yambwe twavuga muri kuvuga ngo twavuganye mu kwa 12 cyangwa mu kwa mbere yangiriye inama 3 yangiriye inama ya mbere arambwira ati nari nicaranye na yaka gutya twicaye mu kiganiro twicaye hara kuri Great Hotel aravuga ngo muzakora iki muri uyu mwaka yakaravuga ngo azarongoramo urabona ko yabikoze nanjye nijye warongoye mbere ye nanjye ndongoramo wabyumvishe ariko no kuvuga ngo nifuza guhindura amatora n'ibindi bintu runaka no kubwo nyembe bivuga bavanga ngo ndiyemera no guhindura kabati no guhindura televiziyo nago nifite smart none
ibyo byose nabigezeho mu kwa kabiri byari birangiye kubigeraho umugore nubwo yanyebye buruzi ko umugore yanyebye hafi miliyoni irenga wiki imbere y'Imana ako nawe rero so wavuze ko kuko yatwaye ibiceri hoya no kuba yatwaye ibiceri nari mfite byari ibice byari byuzuye mari uko ngiye burandi mu bantu bakunda ibiceri ibintu biceri by'ijana nuvuga ngo ndi mu bantu bakunda kugira nkabijugunya ahantu kuri niba umuntu anyetse amafaranga mu hinote nkunda ibiceri cyane yatwaye ibiceri atwara ibintu byo mu nzu antwara n'umuceri antwara n'amadolari nari mfite n'amashiringi y'amagande n'amashiringi y'amanyakenya buruzi ko 1000 cy'amanyakenya ni 7,000 by'amanyarwanda urabyumva nari mfite amadolari nayo yakari yarampaye inde yaka ako yakamura ubanye Daraga yakatse nuko wenda nawe yari bisazi bijya bigufata oya yakani inshuti yanjye rega no kuvanga ibiba byabaye bibarakaza narabizi kandi kamagesha urabyumva urumva yakari aramadolari amere hano kuri Great yose nagendaga nagaho bura nanjye nakundaga kubika amafaranga mu madolari none umugore buke yaramwe ngo yapfushije ngo nyirakuru none ngiye gukura hari amafaranga nyabika yarashyiraga mu kabogisi ari marahareba nkura mu zino note nshyashya mu kubito 15 naho imibare yari iyo naricaye gutya nicaye mu kazi arabanda aramugara ambwira ngo sheri ngura taha ryarise nabwo ati kubera icyo majije gutyo munagiye ngo ze gutekera gatoki karimo indagara n'ubunyobwa nawe kundi ibiryo kubitangira ati ngo yati ntuteke ati ndazana akantu ndimo ndakorera kuri hotel kwa turi mu Kagarama ngeze mu rugo n'ahantu ari umuhanga yasize atanafunze urabona ko uramwubanye so ubonye ari yamba narahabonye yasize atanafunze mpageze ndatambuka nkwiye hirido nsanga hose hareba urumva ubwo amera nk'unshubije inyuma ariko nuvuga ngo buri umuntu agutwaye ibintu abaguteye umugisha buvanga ibyo yatwaye rwose byarare naye telefone yanjye iPhone nari mfite karindwi nayo yarayitwaye none nuvuga ngo kuri 25 ndaba mfite iPhone 16 mfite machine nziza yego Imana imfasha hari umuntu turimo turadiringa ngira modokari ayidedubane twumvikane iminsi azayigendamo namara kuyigendamo yindi azajya yitereteramo oya byo sinshaka kubimenya nuko giye cyo nshaka no kwingeraho benzi ncyazo kilometero none urayitubona umukunzi ndakanya we ntabyo umukunzi niki no kuvuga ngo murajya mumpamagara mungu ati nyamuruve dukore ubwo ete byarurushye rashyiramo ya essence gusa nibyo ariko none ndumyo nushaka unambwira turenze nkunyureho nze nkutwara ni ukuri kw'Imana da ariko none turajya he no ko waje ese uva muri gereza niziye ngamba wari ufite uvuga ati ngiyewe nimva gereza nzahita nkora iki ingamba ya mbere n'ifite yari yizambere kurusha ibindi ko ari kutongera gufungwa kumva narahindutse umutima no mu mutwe izaka numva ngomba kuba muri societe neza nkabana n'abandi neza wabyumvishe iza gatatu zari kudasubirana n'umugore twari twarabanye imbere nizo ngamba nari mfite kandi byose wabigezeho byarankundiye ni iki gereza yakwigishije umuntu wamwizeho iki ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe bano tubana nabo ntabwo ari inshuti zacu tubana nabo kubera abo turibo ubu ni ukuvuga ngo usubiyeho nibwo wahita umenya inshuti zawe kujya usubiye ubwo wowe njyewe si inshuti zanjye ko narangije kuzubaka ngewe nibwo namenya inshuti zanjye za nyazo yes Imana izabibindinze ntazo kuvuga ngo rimwe na rimwe nta muntu utafungwa ariko bitewe nuko witwaye kandi ntabwo abantu bose bafungwa aha ni ibyo ngibyo hanyuma wari kumbwira ngo mukuru ngo harya w'umugore wawe niwe ugiye gushaka mariage bigeze he niwe nshaka gushaka uzamujyana mu murenge nibyo ndimo ndashaka izo procedure kuzikurikiza ariko nashaka kumujyana mu murenge ari uko ibyo ndimo byemera neza vuga ngo buri urabanza ukabanza kubaka umusingi bura no kuvanga abagore ukuntu bateye niyo abacuruje ibisheke niyo abavomesha amazi bura bakora mukunda kwakira niyo abari 10 shaka kubanza kubaka akantu gatoya byibura ku buryo nagashyira hariya akajya akoreramo nibwo zahita umushyira mu maguru kuvuga ngo ku buryo bino bintu bya YouTube akuzamunzanire nawe dukore ni vuba vuba uzamunzanire kabisa Oya ni vuba no kuvuga ngo arumva nava ku Kibuye nava iwabo Cyangugu azabanza amare nk'amezi 3 akaraba amazi y'Ikigali kugira ngo ikivu kimushireho
ikivu nikimara kumushiraho urumva harimo kujya kumupfumuza njye nkunda umugore upfumuye oya cyane kubera iki njye umugore upfumuye mbona ari byiza ari umungara ariko se ngo n'umugore ugira tentire ngo nise tentire bitwaye iki ibuye noneho tentire ariko ntu yogoshira agasagaho gakeya agaciro tentire yego ntabwo mukunda kandi nanjye aribyo nenda gukora waba ukoze kosa rikomeye cyane mu buzima rero bapfa kujanisha ati kariya kana karacyafunzemo karacyafite umuco ariko ndawufite uraba utaye rero nase simufite yes ubwo urabyumva ubwo nimara iki n'iki namara noneho narya nk'ibiryo by'ikigali ukwezi atakirya bya bijumba byepfiriye urumva hariya n'iki kuvoma n'epfo iyo kandi urabona ikigali byose bibera mu nzu byose abikorera mu nzu icyumweru kimwe cyangwa amezi aya dore baraguhamagaye boyfriend ngo boyfriend Patrick yes oya ni wa ujya muri boyfriend wawe oya ni wa ujya muri Janet Comedy yitwa boyfriend ntabwo niko yise kuri nuza kuri ku mazina ye naringize ngo nawe wagannye yanzira hoya no kuvuga ngo iyi nimero nayibonye mu gitondo yanyandikiye anyandikiye ndagira ndavuga ati buriya n'iki urabona ukuntu mba nkwitse sha uratwira urabona ukuntu mba nkwitse aha ngaha uranyemeje nawe rambikamo ndisingo nyabuna ndisingo winyenesha hakiri kare buriya ni ukuvuga ngo harimo bino bintu harimo abantu baba baradufashije kugira ngo tumenyekane ariko nandi umuntu ugufasha kugira ngo umenyekane akifuza no kugufasha kugira ngo usenyuke wowe ugufasha se kugira ngo usenyuke baba hari nyine nk'umuntu akaba yaragufashije wenda kuzamuke cyangwa umuntu akaba yaragufashije kugira ngo wese umuntu wagufashije ngira ngo ntakiri no muri ibi bintu ngo uwo mukobwa wamfashije we wantunze kamera bwa mbere ni nawe nanyishyuye urumva bamwitaga Kigali Live TV undi mwana wamfashije nubwo nta kintu ndamuha bamwita abakampara uwo mwana wamfashije mu Uganda yitwa nde yitwa Giro yagufashije iki niwe muntu wa mbere wantungaga telefone cyangwa kamera nubwo byabaga bisomukara dukora tuntu tunyara ku nzira ngo umukora iki nanyaraga ku nzira nagiye kwituma mu mujyi muri rompe baramfata bitari burage turimo turega content abandera za jedo nyama wari ikintu utakora na kimwe kubera amafaranga oya no kuvuga ngo rero rimwe na rimwe ahantu hose ukora umugati ubundi ntukahakeneho wowe ikintu cya mbere ukunda kuri inosi ni iki ikintu cya mbere ukunda kuri inosi ni ibiryo ni ikintu umuntu akunda se kurusha ibindi nawe kuba wicanga n'ibiryo bihakwicaje hanyuma ni iki cya mbere ni iki kintu kiryoha uzi ku isi kiryoha kurusha ibindi kirya kurusha ibindi kiryoha kujya kunyara bishaka ubwo ko ngiye kuvanga umugore wakwereka yakubihishe ayiwe nose umugabo we ntabiha ubwo nyine bitebwa ariko nawe akagutesha umutwe ariko no kuvuga ngo ubundi kirya kiryoha kurusha ibindi ni ukujya kunyara bishaka icya gatatu ni ukujya kuri toilette ubishaka icya kane kurusha ibindi ni ukwikurugutura ariko noneho ibintu wikundira biratangaje yewe niko bikoze uyu mwaka wose urabona uzagusiga he noneho uyu mwaka nifuzaga ko wanseka nko muri aparitoma cyangwa mfite akantu nkora niyo naba nkaragiye ariko nkaba nkicayemo byibura mu kwezi nzasura nako ku mwaka nzasura nanjye ndashaka kuba nakora ikintu ku buryo najye nakaka ipatante nibyo ndimo ndarwana nabyo kandi nzi ko bizemera buriya no kuvuga ngo uzi ko ufite 500 cyangwa ufite 800 nta kintu utakora mu gihugu tujya ugafatamo inzu y'100 ukishyura amezi 2 hagasigara 6 ukahita ugenda ukagura gaze ya 60 ukahita ushaka ifarine ukahita ushyiramo agatajeri ugashyiramo utuntu ugashaka n'ipatante ya 50 nawe ukabaye mu bashoramari b'u Rwanda hanyuma ubu ngubu ibi bintu wambaye nta muntu uri kuvuga ngo uyu mugabo ni ikirara niba ni ikirara ndamaze mbese umugabo w'ikirara ni muzima oya no kuvuga ngo iyi ni deshire nose deshire abasuzi mu Rwanda ntabwo abagabo bakunda kuzambara oya ahubwo tuzizi kuba star ngeze ndi iki wese uri umustar waheje ntabwo ndi we sha ntajya babonaga impagaze ara ku muhanda abantu batagira ngo nyamabo biba bikwereka ko ari aho wageze ariko nibyo wamugani nose bitekereje ute kugura deshire oya ntabwo ari wayikozemo deshire nabikoze kuri kamera ngo nafashe icyuma ndagikeba
ni ukuvuga ngo ino pantaro ntabwo wayiguze imeze gutya ntabwo nayiguze iyi nafunguye nambaye iyi ntaha n'ishati kandi ariko wari warabyibushye ngiye kuvuga ngo wari wanganaga gutya napimaga ubu nigeze mu gihugu niyongeye ibiro 10 nigeze mu gihugu niyongeye ibiro 10 mvuye muri gereza arase ntabwo bari mu gihugu kuki sha reba ahantu ubone iwawe batetse ukaba utajya kurya nk'uzu ucumbu iwawe bagapfusha umwana ntabwo ufite entertainment nk'uku tuyigira hano hanze w'ibinarenze showbiz bana ni ukuvuga ibi bintu bayikura bayihuzahuza bagahuzahuza n'iby'i Kigali abantu ubundi ibintu bikagenda neza wese wakoraga yiki njyewe nari umunyamakuru nabyo byari bintunze uravuga uti ninasohoka ngo mve muri kize kariyeri kuza muri bino bintu ariko ntabwo njye nabishakaga nimvuga ko nzako oya no wagiye kwituma ku muhanda atari banza nyine wumva naje nshaka kubumukanisha kuko aribyo nize ariko nshaka kujya gukora mu igaraje ryiza wabyigiye muri gereza gukanika ariko banza nyine wumva narubone imbere nari n'umukanisha mbiziho mfiteho nosiyo ariko ngezeyo kubera ko leta baraduhaye amahirwe nako twego tuvuze n'amahirwe rota n'ayabina ahangaha tujya kwiga twigishwa n'ababurandi niga mekanike icyo bita mekanike automobile abona mekanike general yego ubwo ndayiga mfite na certificate harimo n'abantu bajya bibaza ngo ninakora bino bintu nzajya hehe nzajya gukanikira ku muhanda ariko mbeho niyo najya gukora amapine icyo bita ubundi ipine baryita taya none iriya mashini bita taya change machine iriya mashini ikora amapine kuko no gukora amapine ngiye gukora amapine dukoresha mashini nagize 100%. Nicyo kintu na mwarimu yanyemeraga no kuvuga ngo ubundi gukora ijya gukora ipine baguhaga iminota 3 kurikuramo ukongera ukarisubizamo wabyumvise ugashyira kubita kuri bracing machine kugira ngo ipine upime ibiro urabyumva kuko buri ipine ritarimo ibiro biringaniye imodoka igenda nabiyigira gutya byose no kuvuga ngo nabikoraga mu minota 2 ngaba birangije cyo kintu mwarimu yaranziho ikintu kinari nzi gukora kurusha ibindi na amawaya cyane ubwo niko kazi wawe tujya gukora none nizere gukora biogaz biogaz urayize najyaga mbyumva kera byamamaza kuya biogaz hari no mu gakinjiro bacuje amasiga yayo na leta yacu yashyizemo ejo bundi miliyari zirenga 100 muri biogaz ahubwo nuvuga ngo leta yacu mwamaye akazi ko nabyize nkajya gukora metonasi ko hari abantu bagiye bashyira biogaz akaba yarazibye kandi uzi kubikora nzi gukora biogaz biri kundi rwego icyo bita digester ku digester no kuvuga ngo ikazava ku kibiri kazagera mu gikoni kuvuga ngo amati yazabikora byose nzi kubikorwa nzi umuntu kuvuga ngo wonze umwanda wagira wasohora ngahore uruvuga ngo wasohora garama 500 none uramu bose bacu yasohora garama 700 babyumvishe none bitewe no ko wenda tubare udakunda kurya abyumvishe ariko buryo ibintu bifite intangamubiri wasanga ubu ngiye mwana nasohora wawe waburusha wanje bagetere bagetere zicyari cyo mbwira nsobanura ni bagetere ni inyo buri inyo nizo zibyara gaze kumwe ziba zigira gutya zikubita zibyara gaze none umwanda wa mwanda uyoshezemo cyo bita bagetere urasohoka ajya kubifumbira wa wundi wanazemo ukongera ukagira biogaz narayize neza ku buryo kujya njenze gukora biogaz ku buryo none kugira ngo nk'igihugu niba cyarabuze abantu bazi gukora biogaz ndimo imbere y'Imana nga rero mpita umbwira ubundi hari abantu bashaka kumenya ngo umunsi wa Nyamabondo uteye ute nk'umuntu w'umusitari wamaze kwitereka no kuvuga ngo rebe na bintu tubamo ntabwo amenye umunsi wacu ngo umunsi wanjye uteye ute oya we nawe nta gahunda ufite ku munsi gute nose katubare buriya ngiyewe ukavuga ati ngenda byuka buriya umpamagaye hari undi muntu wari umpamagaye ngo tujye gukora bita byakunuka ariko nyita mubwira ati iribagiza ati we muntu nemera niwe ngiye kureba babyumvise nyita nkora iki nyise nkubita korose nyitangira gute nyitanza nuvuga ngo ndi hanari babiri bari banyandikiye ariko bitewe nuko wisdom tuze nkaho tumaranye igihe cyangwa tumaranye iminsi uvuga ngo ari abantu mara umuntu baguhamagara ibyo barimo byose ukagira gute ugahituza ni ukuvuga ngo nyine ntabwo urumva ko ntabwo wapaga gahunda y'umunsi wowe ubwawe bwite kuko ujya amarangamutima kujyanye cyangwa umuntu uba mwibaniye neza ariko byamugaye naje kubona ibyo bintu mubigira turabigira umuntu akaguhamagara bitewe n'uko mukorana ugahituza ari undi wari uguhamagaye ngumva ngo byahindutse ngo ejo nazo kugira ngo wemere uzo nk'ubu ngubu iyo umpamagaye ndi mu kiganiro cy'uwo muntu kiba kimeze nk'igipfuye
kuko gitanigera muri mudu yawe y'ibyo turi buze gukora turi buze kuvugana none wa wundi gitanangira kumuha ibintu bitagize gute bitari ku murongo bidahura n'imbere y'Imana kandi si kubeshya bwana kuvuga ngo ari umuntu arimo nyine kandi koko hari umuntu yigeze guhamagara muri mu kiganiro mukajya mwitaba mwembi mugatangira kunganiriza kandi muri mu kiganiro we n'inshuti yawe je nayaka no kuvuga ngo kugira ngo wumve buri harimo nyirabitanga harimo Linda harimo wowe harimo Gisiraje wabyumvise nande wundira Mayisha yo ni nk'iyanjye no kuvuga ngo abantu ntago bamagara ngo nange zara bimamagaye kamwe ngo turakora mfite umunsi wa Mayisha simati umunsi ndakora Mayisha se no kuvuga ngo rero rimwe na rimwe umuntu agira abantu yumva yisangaho cyane ko wisanga ku bakobwa cyane weho kuya no kuvuga ngo byibura ngo muri bino bintu muracyafite umutima ariko jewe umuntu nyine wangiriye inama nyine nemera cano yanjye no bwitarebwa no bwitagira gute yambujije kumuvuga sha nta kuntu yambujije kumuvuga kuri cano unazamwicira isoko iriya soko sariwo we buriya haba hari impamvu rero no kuvuga ngo wanijye wasanga ari maneko nyuma wari banga ujugira abo ntukatiga turi mu kazi hari banga ujugira ya no kuvuga ngo buriya rimwe na rimwe nyine umuntu agomba kugira ariko no kuvuga ngo n'imbere y'Imana hari igihe nzajya gukora ahantu ikiganiro nge nkavuga ko harimo abantu bazima muri bino bintu byibura umuntu wakugira inama uzi ko kugira ngo wemere uyu mugabo twicaye kuri cano ye yigeze kuza kudutuza hano gushaka kuza kudutuza hano turi batatu ariko umwe muri twaravuga ati je kondisiyo zawe ntago nazemera ngo urashaka kujya umanajinga uruva ari uruva ngo byibura urumva ibintu aba yatekereje aba ari byiza kandi uvuga ngo mubanye kuko igihe kinini urabona bayifite ikarita y'amata wo kujya gufata umwanya wo kujya kunywa inzoga wamuki amata no kuvuga ngo rimwe na rimwe ugasanga muri bandi bo bareba inyungu zabo muri shakigura ati agishene musoza uhita utega moto yagera kuvuga ngo YouTube iravuna ngo ngiye kuyivamo ngo ngiye kugira gute nanakubwira inguni bamo cyakoze mva mbabwira YouTube iravuna iravuna uva nkubwire YouTube ubona YouTube iravuna nose urabona ngiye nyishinga cyangwa igira gute numvaga yuko nangiye kujya nyoza igiti reba igihe nahereye nkora mfite amadolari 16 ahubwo naho urarenze ahubwo naho urarenze 16 tuvuga se nemere kuyabikuza ni nkuru mogi uruva none hari umuntu yakubona ngo mwarakize kubera ku macano ngo ngurira akantu shango warakize weyo ngo mwarakize ngo byagize kandi none twankwereka ubu muri kino gitondo senkana nizibavuyemo sibyo ubu nuri buza nundi ubwenda buri gukoresheje ijana kandi bune binarye nabonye binafeyeringa sibyo ariko no kuvuga ngo rimwe na rimwe namwe mwabantu mwe mujye mumva kubera ibintu bivuna murahora ngo naguhaye rayiki ngo shanga ngo views zanjye shanga ngamayinite yanjye ngo aragukijije uruva ariko uzikomaje kuki abantu b'iburayi nabina biratandukanye muri Amerika bitandukanye gute urabona nk'abantu bo muri Amerika we ntago areba bino bya views oya niyo wamuha views ibihumbije ntacyo biba bimubwiye washaka kucyo ngo bita abamurebye nicyo arebaho niyo yagize abantu 400 agasanga 180 bamurebye arishima mu mutima no mu mutwe byo kumenya ngo views ngo gakora tuvuga ngo ugize views 30 ntago byabashaka no kubireba oya arakubwira ati kano kaganiro gafite abantu 200 karebwe n'abantu 60 nibyo nta bindi ubwo ko tuvuga ngo views wapi asasha ya telefone kuri batangiye kubira nayo tukwishyura oya ndacyari muri garani iyo umwaka n'ukwezi kumwe niyo mpamvu siri kwifata gutyo oya ni kuvuga ngo ariko ukuntu iteye iri smart kabisa ariko kuvuga ngo ubundi iyi ngiyi niyo none aranyica niyo nzovu niyo The Ben yahaye inzovu iyi ni nayo The Ben akoresha nguki n'imbere y'Imana iyi ni nayo The Ben akoresha uvuga ngo arayamamaza ariko ntago ari yakoresha ni ukuri kw'Imana none se wakamamaza ikintu utagikoresha
ni nayo akoresha n'umugore we eh uza kubicunga niba bari bifotoye bagiye gushyira akantu kuri TikTok niyo bakoresha uvuga ngo atayikoresheje kandi arimo kuyamamaza nayiguze kubera ko The Ben ayikoresha ubu urumva kuko The Ben urabona ni mugenzi wanjye ni mugenzi wanjye ni umusitari rero nanjye ndi umu-artiste iyi kuba wicaye gutyo ukavuga n'uvuga ngo ubuso wagize ngo nawe mu minsi isa n'ubu uri umu-artiste wirwana n'aya mabandi twebwe ukadushobora kutumaraginga ayiwe ese nyama wumva rebu bivuze iki bimbwiye amagambo arambuye rebu amagambo arambuye harya rebu ni ikigo gishinzwe ikira niba ari imiti niba ari ibiki rebu cyaribu rebu ikigo kiba no ku muhima ntabwo mbyibuka ngambwira yimbwira amagambo arambuye rebu ntabwo mbizi gerageza ariko niba ari rebu rani Rwanda rebu biro ini Rwanda ribu seyo byibuze ribu ngo niba ari ngo ifite igishesha niba ari ifite igishesha ni biro nibyo ngibyo giye kandi umenye ko nafunzwe ribu itarabaho niyo mpamvu utabizi ntabwo mbizi reka dusoze reka dusezere abantu dusoze shaka numvaga gishaka kuvuga oya ngagira icyo babwira isanzure idagadu kamwereka ikintu cyiza rero urabona n'ubundi yewe umushatsi nanakurinda Ngira njya kangira ubwo mvuga ngo umuntu yangiye umuntu ugura wangiye abahati ko byuriya muranirwa iyo ufite bintu ubikora ukaba ufite n'ahantu hazishyura nzi ku kwezi subura mu boss se yego icyo cyarakemutse fero mwigero umugore ngaho aka kanya se nje urabanyibyaga namukuye kuri cana nagiye gukorera ahantu mageze mbona ndahamubona ndabimusaba itambwira ati cyane ariko yaraje afite gahunda y'isene ari kuwa gatanu ku cyumweru ahitaza kumugore ari ntabwo yataza kigero kimuzana ibintu byose ubihasige urabimugura ibishyashya ndakugurira ibishyashya araza none yaje na wa munsi w'abagore Saint Valentin iri bube nka mu gitondo uza kiba kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu tabako tafata ijya kugura imyenda niwe mugabo ubundi afite vagina iryoshye ndavuga ati ngakwama Nyama dusoze ibintu iyo story zayitubwira utaha. Yes, bafana mudukunda kandi mudukurikirana twari twice kuri Wisdom TV Rwanda. No kuvuga ngo nta bintu byinshi ajya basaba kuko kuri ibintu byarakemutse afite imodoka agenda amafite ibiki byose. Ikintu gisigaye babasaba si ibintu byinshi nuko ukireba na subscribe na share na comment wakwandika mbi wakandika inziza biri mu bintu bituma natwe nyine iki niki. Turabashimiye mwabanye natwe mu kiganiro nk'ibisanzwe ni Baby Neso.